tujye muri Rayon kabyara mwabareye batanku bitaba ngo twagita ubivuze neza cyane. Turi mu bintu byica umupira. Twahereye mu marozi. Tugiye muri fixing byo kubetinga n'ibiki. None tugiye mu bundi buryo bwa gatatu bwica umupira bukica n'abakinnyi. Basane bita basane reka mbimbize mu basane ibyo ashinjwa nabyo biri mu byica abakinnyi bigatuma umupira upfa. Niza uyu munota n'amasegonda 20 reka dusigaye iminota ine kuvuga kuri Rayon Sport. Hari ingingo yakoze ikintu cyitwa team talk itabaho nyuma ya match ya Rutsiro. Hari ingingo ngo yafasha abakinnyi akinga dressing room ngo yarabatokinze iminota 40 nibwo bwa mbere hari ingingo yakatiye abantu bitigeze bibaho. Ngo yarababwiye ati mwebwe iyi kipe nta kirara nibabereyemo mushobora kuba mutazi ikipe cyari cyo. Ni gute munanirwa gutsinda Gicumbi kananirwa gutsinda Rutsiro ati ndababona nkabona ntimushaka gukina. Murahuze murarangaye muri mu bindi. Bro yararakaye bamwahitana nabwira ati imyanzuro iratangira kubageraho vuba cyane. Nk'ubu Kitoga arambwira ati niba ushaka gukina umupira gira amatirite nk'ubu ngubu yamusize kuri iyi match bagiye gukina na Gorira mu kanya cyane. Yavuze ati kura zamura urwego yebereje atubwire icyo bita team news. Baravuga ati ariko kugira ngo ibintu murimo mu bicikeho turahera ku myitwarire mibi ya Basane. Abantu bari bazi ko Basane yakinnye match imyitwarire mibi yagize ni akaba yahagaritswe kugira ngo abanze atange ibisobanuro byagenze bite. Amuyivuge ariko iyo myitwarire no muyizi rero muyihutemo. Axel tubwire imyitwarire Basane ni iyi. Imyitwarire ngenda vuga ibivugwa hanze y'ikibuga. Ni ibintu bijyanye no kugaragaza imbaraga nkeya mu kibuga bikavuga yuko rwose ibijyanye no kutaruhuka igihe gihagije nyine ngo ahe umwanya akazi akajya kwinywera ndetse akajya no mu bakobwa muri byo bintu no gutera akabariro no ngo ibyo bintu ngo nibyo bintu ngo biriho bimuvugwaho kandi ngo bifite ibimenyetso ni ibyo biriho bivuga mu banyamupira mu gihe tugitegereje nyine no buryo zisobanura abantu babyumva nabi ngiye numva ko gutera akabariro ku mukinnyi si n'ikibazo. Kunywa inzoga uje imyaka yo kuzinywa si ikibazo. Gutera akabariro cyangwa kutereta cyangwa kujya muri abo bakobwa nacyo si ikibazo. Keretse iyo ugiye kutujuje imyaka ariko mu mupira yego ikibi ubikora gute? Dore ko mu mupira icyo rero bari kunenga Basane. Urumva rero ufite tize saa 4 mu gitondo ukageza saa 9 uri ku kinywacu ufashe imitsingi zawe esheshatu nini uzimennye mu zifite amapine umennye muri litiro 3 z'ikinywacu icupa rishaje ngo mirye y'inyuma ngo iryo ryima muri umanukanye yanditseho ngo rishaje na mushiki wacu isaa 9 n'igice. Ufite umyitozo kwibukiranye ko ufite imyitozo saa 4 ugize umunaniro w'inzoga wariye bya binyama byo ku biti bidahiye neza na diet ubwo ntimeze neza. Noneho ugize no kugenda cyane wongeyeho kuri gahunda ngo umwanya muto cyane ngo umeze nk'wirutse marato. Noneho wirutse marato ibirometero 42 ibirometero 42 no kunanirwa kabiri saa 9 n'igice ugize match. Kandi abakinnyi bagira n'ingeso yo kuzirika niko babyita ku buryo ngo abashaka kugaragaza ndiranse avuga ati mwemeze ngaragaze ko ndi wahatari. Rega mba dasoza ageza saa 1 nyine kwerekana imbaraga urumva bari n'umwatlete akajya bisanga n'igice abareye munye kuri match yanyu imbaraga akazikoresha hadakenewe saa 12 mu bakinnyi badahari nko rigane bivugaga Basane ntabwo ari kubera ko yahagaritswe. Tony Kitoga ntabwo aza kuba hari muri abanyamahanga bisa ko yafashe umupira nabi Rubavu bamusize hanyuma narika Kitoko n'abavugwaho ibintu nk'ibyo nawe ntabwo aza kugaragara mu bakinnyi baza kuba bahari. Bagaruye Sudianye bagaruye Bedi bagaruye Ndikumana Asmani bagaruye Sudianye Bangara no Kwizera Olivier bagarutse mu bakinnyi baza gukina uyu munsi saa 12 na Gorira match ikomeye turayibagezaho Gorira yakaniye cyane Arekira yavuze ngo ikipe ntayitsinze yambabaza yaramwifuje by the way yaramwifuje kuvuga byinshi. Umusore tudafite nirutonesha utameze neza cyane abandi bameze neza. Roger arahari arashaka kwemeza nabyo ntangaza kuri Rayon Sport byinshi. Mfite ijambo rimwe ryo kubwira abareyo dukina nayo mu kanya saa 12 muze kuri stade abareyo niyo nka n'abafana ba Peri muze kureba tubabaza Rayon Sport. Ejo nzabisubiramo niba nsinze mbwe ndi felicitation nimba nayitsinze matabiriraho mu mabaruwa y'amagaju cyangwa tubanze mu mabaruwa ya ntuze tubanze mu bisanze mu byikanzwe